mwaramutse nakomeye turacyafuriza umwaka mushya muhire. Ubu tugiye ku meza, urabona ko ibya bonane ntabwo birashira, kandi n'umugore we ubwo watetse aba yahaze. ntabwo aba yahaze, aba yariye se ko najya njabura ayikaranze koko. mumeze mute? ndagukubita ngewe bebi, none mbikwaguze mbikevuye ibyo wakoze bikuzuye. nizere ko mumeze neza. ubunani bwabagezeho bwohereje natwe, murabona ko hasigaye umushyushyu. natwe turacyaburya. ko buraryoshye koko. uri kurisha inyama, indi nyama kurisha inyama y'umweru y'umutuku. inyama ariko tuba duhe neza. cyose wacyo kumwubaganira ko ndazi urenge uri kugutegereza. wamukuragira. hano hari umukobwa arakubagana. ko turufunguka zomba mu bigo ubigeze ubona. Kubita tunashyiraho se ku nkoko. ndakoresha cyose wacyo kubagana. ino nkoko iraryoshye mana yanjye. ubwa mbere indi nkoko ikaranze mu mavuta gusa, ariko iraryoshye iruta n'itetse mu isosi. uraje Yoko ikintu cyose uriho ikibazo kiruta cyakwereka bebe kuko ibi ntabwo bisanzwe. muri uyu mwaka Imana ihe umugisha abadukunda mwese, abakunzi bacu mwese, kandi Imana isabira umugisha muri uyu mwaka. yawe niho waba twanga wese, nawe Imana izamuha umugisha. izamuha umugisha wo kudukunda. niba kwanga umuntu ntacyo wowe ubwawe bikwinjiza, nta n'icyo byaba biri bugufashe, kandi nta n'icyo uri bumugire, kandi no kumukunda ntacyo uhomba, ahubwo ni umugisha. ese mwana ugende ndi kurwana nawe, ugende ku meza ndakurura isahani nawe ukuri, ndimo ndakina nawe wowe ni ibiki yaba yapfabyemo umuhungu ukunda kubagana. uri gukina n'ibiryo acirisha mukinana nacyo do kabe nuko ni sawa kabisa. warayifurikije urayiha, iragenda ifata ivuta, iragenda rirumuka rishiramo.
utahe ese ku buryo wakajya niba iyi ngiyi yonyine igiye kunsegeka ngayirya se kwita hasi yifata uyirya rya wa muturage we ati si wabonye ibyo ntaje shyira mu kanoni we uriya nyama nayo ntanayirira irya agaturage we ntugakine n'ibiryo we umwaka ntuzajya urangira ntimukiyime uba utwaye ibintu byinshi kuko umuntu aba asigaye ntaba azi ngo ugiye kuza wenda uzamusiga ngenda gukubita vuba bibi agomba kuba ikintu cyo kwishimira rimwe mu buzima unashimira imana agushoboje kugihumeka urasiga kubagana njya nisana mwiza utuntu tw'udufiriti muto byantera inize akira iki gitengo y'inyama kiri nge shyira mu kanwa agaturage none ni umuturage nk'uko rero yanyine ntabwo narenzaho umuceri nk'uko yanyine ntabwo narenzaho umuceri ndaje gukurira mundire neguye Just watch out for it. nk'uko biba bikaze Seriously, babe. we Seriously, for sure. You didn't move. Wari umutse n'ibyo kumva cyangwa cy'inkoko nta birungo byinshi birimo iroti ryayo riranigana
Non è accesa. Non è inyama. Questo è. Що, мокози? Uragana. Uragana. Inkoko nariye ndayihaze. Aha. Tuganirize rero. Emmanuel from Uganda ndagushuje cyane. Kuvuga ugenda. Ndi kuvuga nziga. Kuvuga ugenda. Apana cyane. Lamba na papa Tracy. Baby, araje. Ndagakubita. Mundebere. Mana inyama zimereye nabi rero. Ariko se sha ibintu bigize byo kubanya mugenda wowe. Ubwo urogeye. Tesi garuka. Tesi garuka. Tesi garuka. Tesi garuka. Genda umuzane mwana. Jambo yafashe. Pega umwaka. Tira ubwo sozo ukagiye kwivuga. Kananiye abantu. Kananiye icyo tubwira. Kanda hasi. Kananiye icyo tubwira kire ntoki. Vraiment turabakunda. Imana ijye ibaha mugisha
ubwo twebwe umwaka ni uku nguku twashoje ni nako tuwutangiye ubu ibindi byose Imana izadufasha izadushoboza zambinire umuryango wanjye ndetse n'inshuti zacu mwese muri rusange ntabwo ushobora kumbwira ikintu 2020 kandi utazibagirwa wagezeho maze namaze no kubyibagirwa Amstara Nakonda wacu Nibeka nivavara inkoko mfite inkoko igitazibagirwa unazibagirwa muri 2024 njyewe ubwoko ko inkoko 2024 yambereye nziza umugabo wanjye nibwo yaboneyemo ibyangombwa uruhushya gutwara indege rwo gutwara imodoka rwa burundu apana provisoire rwa burundu ntagira ugiye nko kwikura yakimanitse ufite ikihe kibazo kwanza kunza imbere ya kamera ahubwo wagiye ubwo nyine nicyo cyo nazibagirwa amaciza twabonye kuko isaha umuntu ashobora kuba yabona akazi ikindi kintu cyiza twaboneyemo nibwo umwana wacu yujuje umwaka umwe urumva nabyo ni ikintu nyine nazibagirwa ubwo yari avuye mu mezi agiye mu mwaka ubu turi kubara ko azagira imyaka 2 imyaka 3 ikindi kintu byanshimishije birarangiye cyambabaje nuko naburiyemo umubyeyi wanjye ibyo bintu nibyo nazibagirwa muri 2024 ibindi byose Yesu aduhana umugisha reka nkomeze nirire inkoko bye